Mwaramutseho neza abakunzi ba hafi 150 TV, mumeze mute? Tariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2020, ku nshuro ya 26 turizihiza umunsi mukuru wo kwibohora. Umunsi mukuru wo kwibohora ingabo za RPF Inkotanyi zibohoye u Rwanda. Ese wowe aho ngaho uri wibohoye iki? Imyaka 26 ishize kuri iyi nshuro, urabona ari iki wibohoye? Mbese nihe wari uri ubona ubu ngubu naho ugeze ukavuga uti wawu, inkotanyi zarakoze cyane, zarakoze kutubohora, zadukijije umwanzi. Hirya no hino mu bice bitandukanye, mumeze mute? Wowe ni iki ubona? Ese urabona mu yindi myaka 5 iri imbere uzaba ugeze he? Aha rero hari inkuru y'uwabohowe n'inkotanyi, imusanga ahantu yihishe, imukurura ukuboko. Abantu bagiye babona iyo foto bakibaza bati iriya se ni ifoto koko byabayeho, cyangwa se ni impimbano, ni igishushanyo cyashushanyijwe? Ntabwo ari impimbano, ahubwo ni ifoto yabayeho koko. Mu nkotanyi isanga umwana w'imyaka 10 aho yari ari, maze iramubohora. Ntujye kure, kanda like na subscribe ubundi umenye by'amateka y'uyu mugabo wubatse n'aka kanya.
mwiyumviye ubuhamya butandukanye uyu muvandimwe yanyuzemo ku myaka 10, icyo gihe yari afite 94, abasha kurokorwa n'inkotanyi. Ntabwo yakwibagirwa ibyiza zamukoreye, kandi si we wenyine, nawe aho uri hari byinshi zagukoreye muri icyo gihe. Kuruba ibyo bimaze gukora, inkotanyi aho ziri zose ndazisuhuje, nawe zibwira uti kudo shapo mwarakoze, I salute.